Yesu ashimwe, igitondo cyiza, Imana ihabwe icyubahiro. Hari akaririmbo kabyutse kamfasha, reka tukaririmbe. Turi ingabo za Yesu koko, ayi turi ingabo za Yesu koko, yemwe turi ingabo za Yesu koko, haleluya, amena, turi ingabo za Yesu koko. Ayi banyamasengesho muri ingabo za Yesu koko, haleluya, amena, turi ingabo za Yesu koko, turi ingabo za Yesu koko, turi ingabo za Yesu koko, haleluya, amena, turi ingabo za Yesu koko, ayi turi ingabo za Yesu koko, mwewe turi ingabo za Yesu koko, baririmbyi muri ingabo za Yesu koko, abakijijwe muri ingabo za Yesu koko, haleluya, amena, turi ingabo za Yesu, abakozi b'Imana muri ingabo za Yesu koko, haleluya, amena, turi ingabo za Yesu koko, turi ingabo za Yesu koko, haleluya, amena, turi ingabo za Yesu koko. Uyu mwana turi ingabo za Yesu, ayi mu gusenga turi ingabo za Yesu koko, haleluya, amena, turi ingabo za Yesu koko, amena, haleluya, turi ingabo za Yesu. Harahirwa igihugu kigufite ukaba ubyuka ugasenga, harahirwa umuryango ugufite kuko urahaguruka ugasenga, harahirwa urugo urimo, harahirwa komini utuyemo, komini ubyukiyemo, barahiriwe kuko ugiye kubyuka usenge. Ushobora no kugira ngo wenda usenze amasengesho yawe bwite, ariko ayo masengesho aragenda agakora ibintu bikomeye, aragenda agashyiraho ibintu bikomeye mu buzima bwawe, aho ngaho wasengeye, muri icyo kirere, muri uwo mudugudu, muri iyo komine, muri icyo gihugu. Amasengesho agira umumaro. Hari n'igihe uvuga ngo ni wowe wenyine ngo uri kwisengera, reka ugasanga ayo masengesho akijije benshi. Niyo mpamvu rero uri ingabo, buri gitondo guhaguruka usenga ukabyuka ugasenga, uri ingabo ikomeye. Turi ingabo za Yesu koko, turi ingabo za Yesu, mwe bana b'Imana, turi ingabo za Yesu koko, haleluya, amena, turi ingabo za Yesu koko, amena, turi ingabo za Yesu koko, haleluya, amena, turi ingabo za Yesu koko, amena. Umwami ahimbazwe, umwami asingizwe. Turacyari ku kwizera, kuvuga ku kwizera cyangwa se kureba bimwe na bimwe mu kwizera. Twasomye Abaheburayo 11. Uza kubishobora yicara hasome usubizemo kwizera. Ushobora kuba utarabanye natwe ku kwezi, yariyo teme cyangwa se ni ijambo twahawe uku kwezi, twongere twige ku kwizera. Ushobora kuba utarabyumvishije, utarabonye umwanya, ariko nubigushobokera wicare wongere usome Abaheburayo 11, wongere wizere, wongere usubizemo kwizera nk'ingabo, wongere usubizemo kwizera, ibyiringiro bigumemo, ubikwikiremo neza nk'ingabo ya Yesu. Ahasigaye uhagarare ushikamye, uhagarare bwuma, uhagarare muri Yesu Kristo, ushima Imana, unezerewe, kuko kwizera kuzana gukiranuka. Ibyo twarabibonye. Reka dusome ijambo ry'Imana, Timoteyo wa 2 4:7. Timoteyo wa 2 4:7. Amen. Haravuga ngo, uyu ni Pawulo, aravuga ngo, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Uyu ni Pawulo avuga iby'iherezo rye, asaba Timoteyo kumusura. Ariko ku murongo wa 7 niho yageze, aravuga ngo, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Ni ukuvuga ngo uyu munsi reka twisengere,
hanyuma tubwire Imana ngo Mana, mu ntambara zacu turwanishe kwizera, turwane intambara nziza ariko twizeye, mu byo ducamo tubicemo ariko twizeye, tubishyire ku munsi wacu, aho tugenda hose tuhagende twizeye, mu kazi kacu tugakore twizeye Imana, mu kwizera kwacu cyangwa se mu myemerere yacu tuyibemo twizeye Imana yo mu ijuru yaduhaye Yesu Kristo. Haleluya. Mungu cyangwa se aho uri uhabe wizeye Imana. Amen. Umwami ashimwe. Muri buri situwasiyo, muri ubwo bushomeri cyangwa se mu byo uhagazemo uyu munsi, ubinyuremo ari kuri kwizera Imana, urwane iyo ntambara ari kuri kwizera Imana. Ikigeragezo cyose cyaba kiguhagaze imbere ngo narwanye intambara nziza. Uyu ni Pawulo, we yari gusoza iby'urugendo rwe, ariko twebwe turacyakomeje urugendo. N'uyu munsi twawongereweho kugira ngo turusheho gukora neza iby'urugendo rwacu, dutunganye ibidatunganije, turwane neza intambara zacu mu rugendo turi gucamo, mu izina rya Yesu. Ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo. Twe ntiturarangiza, ubwire Yesu ngo sindarangiza urugendo. Yesu, ndagusabye kugira ngo ndinde kwizera kwanjye. Kwizera wampaye kurindwe, tubiharanire, ibyiringiro byacu bigume mu Mana gusa, ntitubisabagize ahandi, ntitubishyire ahandi, ahubwo tugumye kurindirwa muri ibyo byiringiro, twizeye Imana, twizeye Yesu, dutumbiriye umusaraba. Uyu ni Pawulo, ariko natwe hari icyo twavuga. Nawe hari icyo wavuga uyu munsi ukakibwira Imana, ukacyandika ku munsi wawe, ukacyandika mu mwuka wawe, ukacyandika ku mazina yawe. Umuntu yanareba mu mwuka we yanasoma akajya asangaho icyo kintu, akajya asangaho iryo jambo. Unarwanye intambara nziza, kuvuga ngo Mana, ndi mu isi ituma duhura n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko hariho hose, muri buri situwasiyo, muri buri kintu cyose, muri buri domene y'ubuzima, umpe guhagarara nizeye, umpe kuhaca nizeye. Niba ari n'intambara zihagurutse zose, Yesu ndwanire kandi ndakwizeye. Yesu ndwanire, hari aho bishoboka twebwe ko dushobora gufata amadesiziyo, ko dushobora kurwana natwe ubwacu, tubikore twizeye, mu kwizera Imana yacu, mu kwizera imbaraga z'amaraso ya Yesu, mu kwizera umusaraba, mu kwizera ubuntu bushya, ubuntu bw'igorogota, twizeye turwana intambara nziza. Unarangije iby'urugendo bwa Yesu. Yesu, sindarangiza urugendo rw'ubuzima, urugendo rw'agakiza, ariko ndagusaba ngo urugendo ndugende nizeye, ndukore nizeye, ibyo ndimo by'ubuzima mbibemo nizeye, urugendo rw'agakiza ndugendemo nizeye. Haleluya. Ibyo nkorera Imana mbikore mu kwizera, mu kuyizera, mu kuyiringira, mu izina rya Yesu Kristo, nta gushidikanya, nta buntu bw'ubundi bwo gutekereza ibindi, ahubwo turebe kuri Yesu wazutse. Yarazutse, ni muzima, nta kiri mumva. Ibyo bidutera ibyiringiro, bidutera kwizera ko nta kintu na kimwe Uwiteka adashoboye. Niba Yesu yaravuye mu mva, uyu munsi tukaba turi mu bwiza bw'Imana. Ni iki Imana itakora? Ni iki Yesu atashobora? Icyaha cyaratuvuye, ngo narinze ibyo kwizera. Kandi tuze gusenga tubwire Imana ngo Mana, ndindira kwizera, kwizera kwacu kurindwe, kwizera kwacu kurindwe, kuko ibiza kutuvanamo kwizera ni byinshi, byaza guhinyuza ni byinshi, ariko kwizera kwacu kurindwe iminsi yose, ku manywa nijoro, ku mugoroba, kwizera kwacu kurindwe. Umwami ahabwa icyubahiro. Pawulo atwigishe tumenye uko tugomba gutwara ukwizera kwacu, tumenye uko tugomba gusengera ukwizera kwacu, uko tugomba kwisengera, uko tugomba kubaho kugira ngo kwizera kwacu kudahungabana, uko tugomba kugira umwifato cyangwa se kwifata, kubana n'Imana, kugira ngo kwizera kwacu kuguma aho ngaho nyine mu Mwami Yesu, mu Mana Data nyir'ijuru n'isi. Imana ihimbazwe, Uwiteka ashimwe. Uyu munsi ni ko twatangiye amasengesho asoza ukwezi, kandi turisengera. Abari bwirwe mu masengesho barisengera, basengera mu kwizera, bisengera kugira ngo kwizera kwabo kugumye kugwire. Umuntu wese bitewe n'uko yakurikiye inyigisho cyangwa se n'uko wasoma ijambo ukaryumva, urisengera kwizera. Ufate n'ibintu bimwe na bimwe bijyana imbere y'Imana, usengere mu kwizera, ibyo bintu bisengere mu kwizera, uhagarare mu kwizera, ugire ijambo watuye mu kwizera, ugire ibyo uhinduye muri ibyo bintu mu kwizera. Umuntu wese ufite ibimuruhije cyangwa se ibintu uri kubona, hagarara usenge uyu munsi mu kwizera.
hareruya, umwami ahimbazwe. Reka dusenga Imana. Papa, turagushimiye, turagushimiye mwami, turagushimiye mukiza, turagushimiye kubwo ubuntu bwo kongera gusubiramo tukareba ku kwizera, kugira bashaka ko tumenya kwizera, tujijuka, twongera tugasobanukirwa kwizera data, kukwizera Yesu, kukwizera we mwami w'abami, kukwizera we rutica umugambi, kukwizera, kwizera imbaraga z'amaraso yawe, kwizera imbaraga z'umusaraba ubutsinzi bw'igorogota, kwizera ijambo ryawe, icyo tuvuga, icyo ugambiriye, umugambi wawe mwiza kuri twe, mu izina rya Yesu turushaho kwizera muri bizoza, turushaho kwizera. Haleluya, haleluya, turushaho kwizera. Uri Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Turushaho kwizera uyu munsi mu byo turi bukore, turinde kwizera kwacu, turinde icyo twizeye, icyo twamenye, icyo twahawe muri Kristo tukizera agakiza, turinde ngo narinze ibyo kwizera. Natwe mwami duhagare nka Pawulo, turinde ibyo kwizera, kwizera kwacu kuri ibyo kwizera, turinde ngo narinze ibyo kwizera. Haleluya, unarwanya intambara nziza. Icyamba Yesu tukarwana twizeye, icyamba tukagenda twizeye, icyamba tugakora twizeye, icyamba tukavuga twizeye, kuko nta cyabasha kuduhangana mu kwizera, kuzerana gukiranuka. Ejo twabonye inyungu nyinshi zo gukiranuka. Ndaseze mwami ngo kwizera kujyana no gukiranuka kudutsindishirize, uko kwizera Imana kujyana no kuba maso, kurinda umuntu arinda uko yabaye maso, ukarinda, ukaba umuzamu, ugahagarara. Haleluya, unarinze ibyo kwizera. Umwami ahimbazwe. Icyaduha natwe tukarinda ibyo kwizera, icyaduha natwe tukazasoza neza tukizeye, ibyiringiro bikirimo. Haleluya, Kristo yamamare. Urakoze Yesu, ndagushimiye. Urakoze mukiza mwiza, urakoze Mana yera, urakoze Mana ikomeye, urakoze Mana y'ububasha, none n'ibihe bidashira. Amen, amen. Shalom, shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Mwibuke gukora subscribe. Bye.